Nongeye kubasuhuza rero bantu mwese mugiye mudukurikira kuri channel yacu kuri uyu munsi. Mwibutsa ngo wowe niba ushaka kuzajya udukurikira cyane uza kowe kanda subscribe uzajya ugenda ukurikirana amakuru yacu ya buri munsi uko bukeye nuko bwije, kuko buri munsi tugenda tunyuzaho video zacu. Kakatiguye nkugamba ubuyagara kukurikira kuwurira videos zaffe gwenyiga subscribe kata ugenda kuba ngo wurira ibigambo byaffe byo kuyiga Uruganda n'Orunyarwanda. Katika tudemu mu masomo gaffe. Bosiko yabonye akazi mu mujyi none yaragiye. Bosiko yabonye akazi mu mujyi none yaragiye. Boss katuvuge mu Ruganda. Bosiko yafuna umurimo mu town naye lwarero yagenze. Bosiko yafuna umurimo mu town olwarero bwe yagenze. Bosiko yafuna umurimo mu town olwarero bwe yagenze. Kakatani yagenze omukozesa mu town oba yafunayo omulimo ki? Nga Bosiko abadde tamanyi kintu kyonna. Bosiko yafuna mulimo ki mu town nga Bosiko tamanyi kintu kyonna? Tuvuge mu Lunyarwanda. Bosiko yagiye gukora iki mu town ko nta mulimo n'umwazi? Bosiko yagiye gukora umurimo ki mu town ko nta mulimo n'umwazi? Nanjye ntago mbizi ariko yaragiye. Nanjye ntago mbizi ariko yaragiye. Mu Ruganda bayinange nange simanyi naye cyemanyi yagenda yafuna umurimo kati ebidako sibimanyi. Hariho abantu batakwifuriza ibyiza bakumva ko nta kiza cyakugeraho, nkuko Bosiko nawe hariho utamwagariza ibyiza. Hariho abantu batakwifuriza ibyiza bakumva ko nta kiza wageraho. Wari abantu batakwagariza ebirungi tibayagala ngo ofune ebirungi. Bayagala ubeerawo we bakulaba tutambula tukola kingubeerawo tuyina kintu kyonna kyokola naye bo ekibasanyusa okukulabiraawo. Ekibasanyusa okukulabiraawo. Hariho abantu badashaka kugira ikintu cyose bakurebamu, bakureberaho ngaho, bakureberaho gutyo nyine nta kintu ukora, ntacyo wabakoreye, nta shyari ubagirira ariko bo bari gufitiye wowe ntubimenye. Wari abantu batakwagariza ebirungi nga bayagala nga bakulabiraawo tuyina kyokora. Obukora akantu oli nga akulaba, obukora akantu oli nga akulaba ng'enuguli mutta oyo takwagaliza ebirungi. Kaseera konna abayagala nga alabe kyokora. Hariho umuntu takwagaliza ibyiza utagushakira ibyiza, igihe cyose ahora kureba nta byiza gushakira, ahora ashaka nga kurebera aho ngaho. Abana bo ngabo kereka kubasengera ku Mana yonyine niyo igomba kuguhorera, wowe ntukihorere cyangwa se ngo bagirire umujinya, ahubwo uzajya ubasengera ku Mana niyo ibizi cyo kubakorera. Abantu abo kitaaga okubasabira ku Katonda kubanga Katonda ye yekka yamanyi kyakola.